shinita tayafa shanabona kat shinibona ta kotayas ataramini niwa sharas ati ndababwira ngo ndi Imana. Njye Imana ambwiye ngo genda uhanure rero teraniro. Njye nje guhanura mu izina rya Yesu. Ndababwira ngo uyu mwaka abazamba hafi bazabona, kuko uzayobera benshi kandi ndababwira ngo iby'ibihe biri imbere nibyo bikomeye kuruta ibyo mutambutse. Iyo mpamvu mbasaba kugira ngo reka mbabwire, harimo n'abantu hano bayikuyemo, hano barimo nubwo twasenze ariko hari abantu bayikuyemo hano bayikuyemo. Mubona hari igihe umuntu asirimba ukagira ngo arambaye kandi yakuyemo, kandi hari igihe Imana ikomeza kukwinginga ikanaguhishira, sibyo, ntiguteza abantu, ariko nawe ubizi ko wayikuyemo. Hari abantu twicarana gutya bambaye ubusa rwose, ukabicaranye n'umuntu ariko yambaye ubusa yaje guterana, cyangwa ukaririmba umuntu yambaye ubusa. Ubu noneho ahantu ibihe bigeze wambaye ikamba akaba nta muntu ubizi, karitsiye utuyemo akaba nta muntu uzi kuri umurokore. Yewe data we, isoni ziragukoza. Hanyuma ndashaka kubabaza abantu bari bashe kunsubiza, munsubize. Uyu mwana ndamutse mukuyemo ino myambaro yose nkayikuramo yose agasigara yambaye ubusa, sibyo? Wagukuramo iyi myambaro wakumva uguhe gute? Wakurura isura wakwifata gute uhagaze gutya imbere yacu? Njyewe iminota banampaye yanarangiye, ariko umuntu ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira amatorero. Zaburi nshya. Yesu ashimwe. Nshimye Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, sibyo? Nimukabona abantu bahagaze hano ngo mugire ngo ibintu biba byoroshye, biba bikomeye. Nitwa Ntaganzwa Plaisir, ndi umugabo, mfite umugore nkagira n'umwana kubera Yesu. Hanyuma ndashima Imana cyane yuko nanjye yanyinjije mu muryango w'abana b'Imana. Ubundi ibintu nagiye kuvuga rero, urebye byinshi banabivuze, Eric yabivuze, uyu musore yabivuze, Muneza we none arabishimangiye. Mbonye ko Imana iri hano. Ni ukuri Imana iri hano. N'ibindi bintu nahoze ntekereza mvana kuzi ko ibintu by'Imana bikora, birakora. Ngiye nasengeye hano igihe kinini cyane ku wa mbere, masengesho ku wa mbere, nkaza gutabaza Imana, nkasenga, byagera ku wa gatatu nkajyana bita mu rukiri hano hirya, byagera ku wa kane nkikubita agatenga, ku wa gatanu nkajya gushabika ahantu hagiye hatandukanye, kandi ubwo nari ndangije kaminuza ngiye na ba Muneza. No tukajya dusenga tukagira Imana ntiyumva, ugasenga none ugatekereza ko Imana itakumvishe, ariko buri giceceka yumvise. Nyamara iba yumvise, ntabwo iba yumvise. Ariko hari n'abantu baba barasenze hano bakavuga ngo Mana none ndakubohoye, dore byarakunaniye. Barimo ubungubu barimo. Ariko hari ijambo Muneza yasomye, umuti ni ry'Imana yari yampaye. Muretse gatusa mugende gake. Ubundi Imana yampaye ijambo riri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 7. Iryo jambo muzi ukuntu rivuga, reka ndibasomere, ariko Muneza rwose rurimo neza cyane. Avuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi
muzakingurirwa. Buriya rero ntimuze gutandukanya n'amagambo ko ari atatu. Musabe muzahabwa, ariko uyu Imana ntabwo yatangiye kuva kare iduhereza njyewe noneho yampereyeho. Mwabyumvishe nako n'abandi Imana yagiye ibavugaho, kereka umuntu utizera Imana gusa ko n'ubu ntabwo abasha kunezeza umwami Imana. Ariko Imana ni ukuri iri kugenda iduhereza, twagiye ducakira, ni ukuri twakiriye. Ese hari abantu bakiriye? Muzamure gutya. Utarakira kandi nawe humura Imana irakugirira neza niba utarakira. Icya mbere Imana yagikoze, musabe muzahabwa, mwizere Imana. Icya kabiri kiravuga ngo mushake muzabona. None rero simbizi niba abantu bari buze kunyumva, kubera ko ngiye mfite ukuntu nsinziriza abantu iyo ndi kuganira ijambo ry'Imana. Gutya mvuga abantu haragira bagasinzira. Muri buze gusinzira ni ukuri mfite iminota mike cyane musinzire. Ariko mu byahishuwe nk'uko Muneza yasomye, yasoje avuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ngiye kuganira n'umuntu ufite ugutwi. Utagufite nashaka asinzire nta kibazo. Ese mwazanye ugutwi? Mwakuzanye bene data? Njyewe ubundi nkunda abantu bafite ugutwi mu gihe bari kumva ijambo ry'Imana. Wajya muri telefone wavuza induru, wareba hasi, wasinzira, pfa kuba ugutwi ugufite kukaba kurimo kurakora. Nta kintu bimbwiye rwose. Ufite ugutwi ukajya kuri WhatsApp, ntacyo biba bintwaye. Pfa kuba wumva ugutwi kwawe kurimo kurakora. Ese ugutwi murakuzi? Ugutwi rero reka mbabwire abantu bo kuwa kane twaraganiriye ushize. Ubundi ugutwi, mwibuke igihe Kristo yakoraga igitangaza akazura umwana, amaze kumuzura ngo abigishwa ukane natangiye kuganira ijambo ry'Imana. Abigishwa ba Yohana baragiye ari mu nzu y'imbohe baramuganiriza, bamaze kumuganiriza baramubwira ngo muzi ibitangaza Yesu yakoze. Bamaze kubimubwira, Yohana rero bari baramufunze, Yohana Umubatiza. Noneho we yajyaga avuga ngo niwe muntu uje kubanziriza Kristo. Noneho bitewe n'ukuntu yumvaga afitanye isano na Yesu rya hafi, yajyaga atekereza yuko umwami Yesu Kristo ashobora gutegeka cyangwa agomba gutegeka, byanze bikunze bakamurekura ntagire icyabo. Ubu ni uko yatekerezaga. Noneho bumvishe ibitangaza akora, aravuga uko wa mugani ari Yesu, ariko akumva nanone arashidikanyije. Hari igihe umuntu agera mu kigeragezo agashidikanya ku Mana yamuhamagaye. Niwe wakwemera yuko ntuko bigeze ahangaha narakuvugiye? Niwe wakwemera ko ndengana? Niwe wakwemera ko nsonza nkaburara nirirwa mu murimo wawe? Hari igihe kijya kigeraho ukumva ukibaza ku Mana yaguhamagaye. Bijya bibaho? Aho bitaraba Imana ntizemere ko bibabaho, ariko bijya bibaho. Noneho Yohana aratuma, ariko mujye mutekereza namwe, sinzi niba mwarabyibajije namwe. Yohana wamenyanye na Yesu bose bakiri mu nda, ariko yahura n'ikigeragezo gikomeye kuriya agatangira gushidikanya kuri Yesu. Muri kumva ukuntu ibyo bintu bikomeye? Hanyuma batumaho, bamaze kumutumaho Yesu arababwira ngo mugende mubwire uriya mugabo muti rero impumyi zirimo zirahumuka, ibipfa amatwi nabyo birimo birumva, hanyuma n'ibimuga biri kugira gute? Biri kugenda. Wenda kanivugira kuri ako kamwe k'ibipfa amatwi birimo birumva. Burya Yesu ntabwo yavugaga ba bantu nyine bafite ubumuga bwo kutumva. Burya yavugaga abantu bo mu nzu y'Imana, yuko barimo baragenda bumva ukuri, barimo baragenda bumva ijambo ry'Imana. Abari bafite ugutwi kwapfuye kuri kugenda gukora. Noneho rero umuntu uzi neza yuko ugutwi kurimo kurakora nazamura atya. Uwumva kutarakora tubanze dusenga Imana. Uwumva kutarakora ni ukuri tubanze dusenga Imana, kubera ko ugutwi niko gukomeye. Ese wakwizera gute utumvise? Birashoboka?
haleluya. Ubu none ngiye kugana n'abantu batari mwese, ngiye kugana n'abantu bafite ugutwi, abatagufite nta kibazo bazumva ubutaha, sibyo? Tugiye kugana ku kintu cya kabiri kivuga ngo mushake muzabona. Burya rero ari amagambo ko ari atatu, musabe muzahabwa. Burya ni kwa kundi tujya gushaka Imana, tugiye gushaka Imana itugira neza, kandi Imana n'ukuri iyo uyishatse ikugirira neza. None cya kabiri rero cyavuga ngo mugire gute? Mushake muzabona. Icya mbere ni musabe muzahabwa, mushake muzabona. Buriya rero gushaka, Imana yavugaga hariya kugira ngo tuzabone, ni ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Burya nicyo yavugaga. Oya, ntabwo yavugaga gushaka ni ugushaka ikizi, ni ugushakashaka kugira ngo mumenye icyo umwami ashima. Imana nimara kukugirira neza, gerageza ushakashake urebe ko wamenya icyo umwami ashima. None ikintu cya gatatu Muneza yavuze rero, we yavuze mune bundi iyo bagoreje ijambo akaba ari gukomeza kuko n'ubundi ikirere ni kimwe. Ni ukuvuga ngo mukomange muzakingurirwa. Ntabwo Imana yagukingurira utazi ikintu. Oya, muretse ushobora gukomanga, wenda hari kimwe Imana bya bindi wasabye Imana yarabiguhaye, ariko utashatse kumenya icyo umwami ashima, biragoye ko wakomanga Imana ikagukingurira. Kuko buriya nge Imana ishimwe amaze kugira urugo, biragoye ko umuntu yankomangira nkamufungura tutaziranye. Oya, nabanza azanywe n'iki? Umuntu udafitanye gahunda ubwo namukingura ngo bigende gute? Ntabwo ari buri muntu wese ukomanga ngo akingurirwe. Mwitonde, mugende gake. Kandi kiriya kintu cya mbere navuze, ndagira ngo mbamenyeshe yuko n'abantu batashatse ngo babone, abantu batajya bashakashaka ngo bamenye ibyo umwami ashima, Imana irabaha. Imana irabaha. Ariko muransetsa, Imana irabaha. Musabe muzahabwa. Umuntu udakijwe arasaba Imana ikamuha. Njye hari indaya nzi yishyuraga icya 10, yatangaga icya 10. Muze kujya kuri Zaburi nshya muramubona. Yatangaga icya 10, ariko muri gitondo yarasengaga akabwira Imana ngo imuhe abakiriya kandi bakaza. Hari n'abajura bavuga ngo Mana umfashe ntibaze kumfata. Nose ntaba yasabye, ntaba yahawe se? Nta muntu ujya usaba Imana ngo imwime. Ariko Imana yakwima gute? Imana yakwima gute? Ko umuntu anakwica agatwara ibyawe kandi Imana ikabyemera. Abantu baje gusaba Imana muzamurira Imana cyubahiro. Nukuri Imana ibagire neza, bahereze. Imana ibahereze pe. Imana ibahe. Ariko nimwibagirwe ikintu cya kabiri kivuga ngo mushakashaka uko mwamenye ibyo umwami ashima. Mushake muzabona. Nushaka Imana urayibona. Imana yampaye ijambo ry'Imana riri muri Ezekiel ibice 16 umurongo wa 6. Ezekiel ibice 16 umurongo wa 6. Ubundi buze gusoma honyine rwose, ariko ni igice gisa nk'ari kirekire. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ntabwo ndibuze gutinda ku kintu bita musabe muzahabwa, kuko narasabye Imana irama, n'ibyo itarama izabima mu izina rya Yesu. N'ibyo itaragwa wowe izabigwa, kandi nitanabiguha ntabwo Imana izareka kugukomeza guhabwa icyubahiro. Nitaguha umugabo se ntabwo izakomeza guhabwa icyubahiro. None hari umunsi twari turi mu masengesho na Muneza n'abandi ba Kristo twiga muri kaminuza i Butare, muri korali rayo ndabyibuka. Imana iratubwira ngo mbana banjye dore murarangije kaminuza, buri muntu nansaba ibintu 3. So Muneza arabyibukara.
hakubona iso y'Imana binyujijemo twari ku mukoni nyine none itubwira bitatu. Ngiye mu bintu nibuka Imana yarambwiye ati nako ngiye nayibwiye naravuze nti Imana ngiye kukugerageza ariko kuko ari wowe uvuze shanda gusaba tu mba nabwiye wa Mana we ngusabye akazi kazampemba akazi kamenza akora kazampembe ibihumbi byibura ariko numva nanone nishyize mu bicu Imana yabashora gukama ariko nabo kuko rero wabivuze utubwira ngo dusabe icyo dushaka urakiduha ariko udubwira ibintu bitatu mba ndihanitse numvaga itabikora ariko no kuri ko Imana mu mpera Imana icyo yarabikoze irangije inarenzaho. Imana rero iratanga no kuri uyisabye iraguhereza itaguhaye kandi nabwo irakomeza gahabwa icyubahiro usibye ko hano Imana yamanutse ribo tugire neza reka dushakashaka ko twamenye Umwami ashima none tubone gukomanga. Ezekiel 16 umurongo wa 6 uravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ayiwe nakugwije nk'ibimera mu murima uragwira kandi urakura ugira uburanga buhebuje amabere yarashimangira n'umusatsi wawe urakura ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Imana ishima. Haleluya haleluya haleluya. Imana ifasha abantu bazanye ugutwi banyumve. Haleluya haleluya. Umuntu ufite umwana mutoya cyane amunzanire hano. Umuntu ufite umwana mutoya cyane amunzanire hano. Amen. Hanyuma ndashaka kubabaza abantu bari bashe kunsubiza munsubize. Uyu mwana ndamutse mukuyemo ino myambaro yose nkayikuramo yose agasigara yambaye ubusa sibyo? Uyu mwana yabimenya ko yambaye ubusa? Yagira isoni? Uyu mwana si umuntu nk'abandi? Si umuntu nkamwe? Kuki atagira isoni? No ko ari umwana. Murakoze cyane. Rero Imana dusanze twambaye ubusa. Imana yasanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha. None nta nubwo twe tuzi ko turi mu byaha. Uzi kubwira indaya ngo uri umunyabyaha ntibyumve. Uzi kubwira umujura ngo wavuye mu byaha akanagukubita ntago baba bizi. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Yadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha irangije iravuga ngo baho. Turangije tubaho. Mumbabarire ndi kuvuga ntuje. Umuntu uzi ko Imana yamukuye mu ivata ry'ibya akaba biza ariko wa muntu ushobora kuririmba akavuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Ubizi neza yuko Imana yamukuye mu ivata ry'ibyaha Imana ikamuha ubuzima azamura Imana icyubahiro. Haleluya 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 haleluya. Testafola bone santo kini sign boda boda shizafone. Imana ishimwe. None reka mbabwira akantu kamwe. Yasanze twambaye ubusa kandi abanyamwuka barabizi baranabyumva barafiki barabyumva. Ubundi ngo irose umuntu yambaye ubusa cyangwa umwere kuko umuntu yambaye ubusa ubundi ngo abari ibyaha. Niko njya numva nibyo. Yewe Imana ishimwe yuko yatwambitse. Imana ishimwe ko yaduhaye ubuzima. Imana ishimwe ko yatugiriye neza. Ariko noneho mwumva ibintu bikomeye Imana yakoze. Ngo twari twaratawe nta kintu twambaye. Kristo araza adukura mu ivata ry'ibyaha. Arangije ngo aratwoza. Nidukomeza kumanuka hasi aratwoza. Atwozesha amazi ari ryo jambo ry'Imana. Arangije adukuraho amaraso. Arangije araduhanagura. Ikintu gikomeye Yesu yakoze. Arangije aduhezuza ikintu bita amavuta.
adofa santo kinistava ndagisha topere vonezo kinistava. Nukuri ndabahamiriza ndi imbere yanyu, umuntu Yesu yakuye mu ivata ry'ibyaha muri babandi bamanitse, akabazi ko nta mwuka wera afite. Nukuri Yesu ntago yakoze umurimo wuzuye kuri wowe, kandi Yesu yaje gukora umurimo wuzuye. Bivuze ko niba atarakoze umurimo wuzuye, ubwo ntawe yakoze. Niba ataraguhejuje amavuta, ukabuzi ko mu buzima bwawe nta mwuka wera uba muri wowe, nukuri kw'Imana ntago aragukura mu ivata ry'ibyaha, ariko Kristo arahari. Mbese mufite ugutwi? Mwazanye ugutwi? Hanyuma Imana iduhezuza amavuta. Yesu amaze kuduhezuza amavuta, aratwambika. Ntabwo nshaka gusoma ijambo ry'Imana kuko iminota yagiye, ariko yaratwambitse. Kandi umwambaro wera, ijambo ry'Imana rivuga umwambaro nk'ikimenyetso cy'uko umuntu afite agakiza. Yafashe bwa bwambure bwacu arangije aratwambika. Imana yaratwambitse. Umuntu wahoze ari indaya uba arambaye, uwahoze ari umujura arambaye, uwahoze ari umusinzi arambaye, uwahoze ari umurozi arambaye. Babarangi batubwiye Imana yabambika. Hanyuma ntihagire umuntu ugera kumenya isoni z'ubwambure bwawe. Haleluya. Tobene vostanto kere shastifora bonevo. Imana irambika. Imana iguha agakiza. Ukibaza uti nshobora gukizwa? Cyangwa hari umudamu wamamagaye, rero reka mbabwire. Umudamu yaramamagaye, hatuye hariya hirya, reka ndeke kuhavuga. Arambwira ati rero njye nkubwire, ndumva nshaka gukizwa ariko byarananiye. Ese no kubera iki? N'ikintu kinaniza rero njyamana n'abapasiteri, ariko byarananiye gukizwa. Nireka nkubwire rero, Imana ifite ubushobozi burenze kuba bwinshi bwo kuba yaguha agakiza, ukambara ukaberwa, umuntu yajya kubona akajya abona uraberewe. Irabishoboye. Niba uzi ko hari ibyaha byakunaniye, ndajya nkubwire ko Kristo afite ubushobozi bwo kukwambika we. Hari indirimbo James na Daniela, mana yanjye, barembye bavuga ngo hahiriwe watorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ariko ibyashobora bikavuga ngo hahirwa umuntu umesera ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Haleluya. Do patisti fora bona. None se hari umuntu umva yambaye ubusa, turaza kumusengera, ariko ndumva mana yose siko ndumva ndi kubasubiza inyuma. Ariko subira ijambo ryaziye ubusara. Ayo we, ntago ryaziye ubusa. We. Nukuri mumbabarire. Reka mbabwire, Yesu arambika. Yesu arambika kandi natwe yaratwambitse. Reka impamvu tubihamye nuko yatwambitse. Ariko nyine hari n'abantu bakuriye mu ntuza mu rusengero, ntabwo twabarenganya. Nanone hari abantu bavukiye mu rusengero, batazi ko Yesu yambika. Hari abantu batabizi. Abushize nabwiye ngo hari umuntu umerutse kwakira kuri Zaburi cyangwa umukozi w'Imana, ndamaze abakijijwe ryari, ngo njye navutse iwacu dukijijwe. Gusa sinabamurenganyije, nta n'ibintu byinshi nakwirirwa mubaza. Ariko reka mbabwire, hari igihe cyageze wa mwana wari wambaye ubusa nka kano kana naberetse atangira gukura. Akomuze kumva baramusome kino gice Ezekiel 16 uhereye ku murongo wa mbere umanuka uwusoze. Ni ukuri Imana nitavugana nawe mvado, njye Imana yambwiye ngo genda uhanure rero teraniro, njye nje guhanura mu izina rya Yesu. Nuko nyine ikibazo cy'abantu nuko babazi ko ngo abantu bahanura ngo ni babandi bameze gutya, kandi namaze kumenya yuko iyo umuntu ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize, ibintu byose bikaba bishyashya. Kandi ibintu bishyashya ni Yesu niwe ubikuzanira, nta nubwo wowe wihitiramo, aguhitiramo. Rero mufate ubuhanuzi mu izina rya Yesu.
mucakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Noneho wa mukobwa arakura, amaze gukura ego uzi ko atangiye kuba mwiza, ka gakobwa kari karatawe nta kintu kambaye katangiye kuba keza karaberwa. Noneho Yesu rero yari arakota ahantu nyine agenda acunga atangiye kubona wa mukobwa yabaye mwiza. Aramubenguka ajya mu rukundo. Ngiye gukoresha terime z'abantu bangana nanjye ariko ndimo ndahanura. Ajya mu rukundo, arakunda arwara muru. None ariko arwara muru ari wabigizemo uruhare. Nanone umuntu atoye umwana, amukuyeho umwanda, aramusize, aramwambitse, arangije arigendeye. Agarutse abonye yarabaye mwiza ngo agirana nawe isezerano. Bagiranye iriya sezerano, bagiranye isezerano ry'uko uriya mukobwa azaba wa Yesu. Babyemeranyaho, bakoze ubukwe. Rega buriya bakoze ubukwe. Ubundi reka mbabwire, ngiye kubabwira ibintu idini itajya ribabwira. Nta kibazo rafiki, ubwo natampamagara nzamenya icyo nazize. Ubundi ntago n'amasezerano dusezerane hano mu rusengero tumarika ikiganza gutya, ariya ntago ariyo afite agaciro. Kujya mu rukiko kuwa kane hariya jya nasezeraniye harya igahanga cyangwa ku murenge, ari amasezerano tumarika ikiganza gutya imbere ya leta, ntago ari afite agaciro. Niba ari no kubitekereza ufite ikibazo, ubwo ndavuga reka abagabo n'abagore. Reka mbabwire impamvu ariko kuri isezerano rikomeye Imana isinyaho ni igihe umukobwa yamagaye n'umuhungu bakagenda bakicara ahantu, umusore akamubwira ati rero nukuri ndumva naragukunze, none wanyemerera tukazabana. Umukobwa akavuga ati ndabyemeye imbere y'Imana. Noneho rero mwebwe hari ibintu bimwe itorero rya ritubwira rimwe rikabyerura ubundi ntiribyerure. Ariko ubundi impamvu dusezerana aha ngaha ni uko hano ni umuryango duhuriyemo nk'abana b'Imana, nabo baba bakeneye kugira gahunda kugira ngo ni muza hano mu rusengero bamagaye umugore n'umugabo be bizwi ko nyine mwasezeranye n'imbere y'Imana. Ariko ubundi burya rya sezerano riri hahandi akote niryo rifite agaciro. Buriya rero hari ikintu kimwe mutazi, buriya Bibiliya ivuga ikintu bita gusenda. Buriya Bibiliya itwemerera gusenda abagore bacu twasezeranye tutarajya mu mategeko hano mu rusengero. Nkaba nakunze umukobwa, namenya yuko wasambanye cyangwa yanciye inyuma, nkahita musenda rya sezerano twagiranye aha akote. Imana burya irabyemera, irabyemera cyane. Nicyo bita kubenga. Burya umubenze waramwemereye ko muzabana, ariko umuhoye icyo Bibiliya ivuga Imana irabyemera. Burya mukoze divorce to niyo divorce ubundi Imana yemera. Ngiye bumvise nanabisoza, ubu niyo divorce Imana yemera. Senda umukobwa cyangwa umusore igihe ubona ibintu bitavamo. Noneho rero bakoze mariage rero niba tubyemeranyeho. Wa muntu wamusanze mu ivata barahuye, bemeranye yuko abuwe. Muze gusoma neza ijambo ry'Imana. Bamaze kwemera ko wowe rero, noneho wa mukobwa usibye kwemerana, njyewe umugore wanjye nitanga urugero, njyewe umugore wanjye tugihura nabonye ari mwiza, ariko tumaze gusezerana ko tuzabana, noneho yarushijeho kuba mwiza. Kuko njye nafashe ku bwiza bwanjye ndanamuhereza, namuhaye ku bwiza bwanjye. Ubu ngubu asigaye anyura ahantu kuba ati umugore wa Zaburi, kandi imbere ntibamurebaga. Ubwo se ubwo murumva ubwiza Imana itaramwongereye se? Reka mvuga kandi kanako ntimuze kukavuga. Kera wa mwana rero wakuwe mu ivata ry'ibyaha, yagize gutya kwa kuri nabivuze sindebuze kubisubiramo. Ariko noneho Yesu arangije amwongerera ubwiza, yamuhaye ku bwiza ubwe na bwa bundi yari afite uhita bwiyongera. So abantu bari kunyumva di
ariko mani njye ni nkamwe nahereza Imana icyubahiro. Yewe data we, ndababwiza ukuri, njyewe nka Plaisir n'ukuntu niyizi sha use ni njyewe kuko ubu ni njyewe kuko ni njyewe Imana yagirira neza, ni njyewe Imana yagirira neza kweri. Akimana yatugire neza, iduha no kubwiza bwe. Niyo mpamvu witwa umukristo, witwa uwa Kristo, ufite kubwiza bwa Kristo, urasa neza, ntakajye umuntu ukubwira ko uri mubi, ufite ubwiza bwa Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma ariko Imana ishimwe we, umukobwa noneho yaragiye aba mwiza, aba misi ahantu nyuzoza wowe ati ye bawe dore umukobwa uciyeho we. Noneho rero ngo amabere ngo yashimangira. Noneho rero reka mbabwire, subundi kuganiza abantu bakuru n'abantu batoya, nimbivuga ntibariza kumbona nabi. Ubundi bajya bavuga ko umugore mwiza cyangwa umukobwa mwiza iyo afite amabere ahagaze ngo nabwo n'ubwiza, ubundi ko bajya bavuga. Noneho Bibiliya yavuze ngo amabere ye ngo yari ameze neza. Noneho twebwe nk'abagabo cyangwa se nk'abasore yarateye neza, yari afite n'uburanga. Bya bindi byose abagabo tugenderaho tureba n'abasore byose yarabyujuje, n'umusatsi mwiza umeze neza cyane. Ariko noneho ngo agenda agira ikintu bita uburanga. Uburanga ubundi ni isura, agira uburanga budasanzwe ku buryo ahantu hose yanyuraga umusore wese yamurebaga n'umugabo bose bakarangara. Ariko Mana yanjye, nuko nagize umwanya mutoya, ariko Yesu mwumva ibintu yamaze kumukora, amaze gusezerana. Yamuhaye ku mwitero. Umwitero ni icyari? Ni iki ko yamuhaye ku kintu bita icyubahiro? Umukristo udafite icyubahiro cy'Imana mushyiraho akabazo. Umukristo udafite icyubahiro cy'Imana ushyiraho akabazo, umenya ko ufite ikibazo. Arangije Yesu aragenda mukubita ikintu bita n'imirimbo. Imirimbo murayizi? Imirimbo murayizi? Reka nyibabwire. Nubona umuntu yambaye impeta, murana impeta nambaye ifite igisobanuro, ariko ninkubitamo indi mpeta nkakubitamo hari n'abazicega bazishyira ku ntoki zose. Ntuzatokeshe, nimukajye mutokeshe, ni byose ngumutokeshe, mujye mureka abadayimoni namwe. Hari igihe umuntu aba yirimbiye mugatangira gutokesha, wenda Satani ashobora kubikoreramo agashyiramo n'ibindi, ariko ubundi ni imirimbo, sibyo? Kandi mujye munasirimuka, mumenye aho isi igeze. Icyakora bibigishe, munamenye icyo mukwiriye gukora. None se ubu ngubu murashaka kuvuga yuko mutazi abakobwa basigaye bambara akantu kazengurutse gutya? Ubuse mwese hano ntarimo abantu bafite abadayimoni bagenda bavuga ngo abantu batwambara bose ngo ni indaya? Ntago bose ari indaya, hari n'abafite abagabo batwambara. Mujye mureka abadayimoni. Hari abantu batwambara baba babona ari byiza, sibyo? Usibye ko itorero ryacu ritabyemera. Noneho hari n'abantu bajya bashyira akantu hano ku zuru gutya, agaherena, burya nawe ni umurimbo. Hari n'abajya batwambara ahangaha na hano, burya ni imirimbo. Reka njye kuvuga kandi kantu Rafi, nutamamagara nabyo nta kibazo. Burya no kwambara umukandara, burya nawe hajya hazamo umurimbo. Kuko ndamutse nkuyemo uno mukandara, ni ukwipana yanjye ntago yagwa, kuko iramfasha. Hazamo n'umurimbo. Ni karuvati nambaye harimo umurimbo, sibyo? Nayambaye sari cyo byaba bitwaye. Subu muracyafite ugutwi? Yamuhaye ikintu bita imirimbo, noneho arangije amaze kumuha utuntu twose dushoboka. Kandi karo nibagiwe, hari abakobwa bandi nzi bajya bambara akantu hano gutya, akangaga niba ari incanda, niba umucanga, ubushanga, njya nkabona bakambaye gutya, burya nako ni umurimbo. Muraje muzana abadayimoni ngo hari igihe ngo barimo gukurura abagabo no kugira gute. Ibyo ntabyo mvuze, ni umurimbo.
arangije kumuzenguruka wese amuhereza umurimbo, amukubita ikintu bita ikamba. Ikamba ni wo murimbo waje ari rurangiza kubita hano gutya. Hari umuntu wahuye na Miss Muheto, hari umuntu wigeze ahura na Miss Muheto, ngiye twigeze guhura, aba yambaye ikamba, baryambaye ararigendana ahantu hose, banza naryama ryambaye ikamba, ararigendana ahantu hose. None se reka mbabaze, Miss Muheto ari ahantu ubungubu ashobora kujya yatambuka ntihagire abantu bahindukira? Birashoboka? Birashoboka? Yambaye ikamba afite na kakanu kameze gutya? Ni ukuri ntabwo bishoboka. Ngaho mbwira umurokore wanjye rero muri quartier Mateus acuruza, akaba abantu batazi ko ari umurokore, akaba nta muntu umuzi ko ari umurokore. Quartier Mateus ukaba ucuruza muri quartier Mateus utambaye ikamba Yesu yaguhaye? Mubikurure mu byumve. Quartier Mateus yose akaba nta muntu uzi neza yuko Yesu yakurambagije akaguha n'ubwiza. Ewe data we, abarokoremo Quartier Mateus, ukaba wiga muri kaminuza y'Ibutare, nta muntu uzi neza yuko uri umurokore wambaye ikamba, akaba nta muntu ubizi. Quartier utuyemo akaba nta muntu uzi ko uri umurokore. Ewe data we, isoni ziragukoza. Ukaba ukora mu kazi nta muntu n'umwe uzi ko uri umukristo. Muraje muvuge yuko mvangiwe. Nukuri kwiyamamagaye, hari umugabo w'umuperezida nzi, umuntu agiye kumureba ku kazi ke, ahahura n'undi mugabo baziranye biganye, aramubwira ati se bimeze bite grand frère? Meze neza. Ujana gukora iki? Nje kureba perezida wa korali yanjye. Wese hari perezida nje kureba hano ukorera ngaha. Ati yitwa ndese? Ati nitwa runa. Nawe ni umurokore? Nawe ni umurokore? Nukuri kamba yararyibaje. Naryo ubwiza ntabwo, icyubahiro ntacyo, icyubahiro ntacyo, nta murimbo na wa mwambaro ntawo. Icyaka mugaragaje yuko ari uwa Yesu, nta na kimwe afite, nta muntu n'umwe ubizi. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Hanyuma umanutse ukomeje kumanuka hasi, ni igice kimwe. Ezekiel 16 uhereye ku murongo wa mbere, muze kuhasoma ni mubona umwanya. Yaramanutse aramanuka, wa mukobwa kubera ubwiza yahawe, kubera ibimirimo byose yahawe, ngo atangira kwiringira ubwiza bwe. Yatangiye kwibagirwa we, yibagiwe wa muntu wamuhaye ubwiza, yibagiwe wa muntu wamwambitse, yibagiwe wa muntu wamuhaye bya bindi byose. Baba we, ariko mwari muzi ko ikintu bita umurimbo ari bya bintu Yesu aduhereza biri hejuru y'agakiza. Ari hehe? Erika ari hehe? Burya bira n'imirimbo Imana yaguhaye. Kuririmba n'imirimbo, Rafiki guhanura n'imirimbo, Plaisir kubwiriza n'umurimbo, nawe wahawe amafaranga kugira ngo ukorere Imana n'umurimbo. Hari abantu baje mu nzu y'Imana babona amafaranga batari buyabone, nabyo ni imirimbo, ni imirimbo. Hari ibintu by'imirimo Imana duhaye. Guhanura, ukabona umuntu arahanura agahera mu gitondo ahanura, ni umurimbo. Ayiwe data we, kuba pasiteri ni umurimbo. So umwuka kuko yakomeje akakuganiriza, hari ibintu Imana itari buguhe udakijijwe. Babyita imirimbo, babyita imirimbo. Imana imfashe ubitekereze iby'Imana yaguhaye imaze gukizwa by'imirimbo. Buriya guhanura ntibizagukange, ni umurimbo. Buriya udahanuye ntabwo wabura kuba umukristo. So murabyumva ra? Abantu benshi tuzi ko abahanuzi aribo batumishi badanje. Udahanuye burya uhora wambaye. Ni ukuvuga ngo ya meta ya hano uyikuyemo ntabwo umuntu yabona ukojeje isoni. Icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki, bya bintu Imana yaguhaye mu nzu y'Imana wibidukangisha, tubabarire.
bidukanga, ariko nanone bikongerera ubwiza. Ariko nkunda abahanuzi we, iyo ngiye Imana imvuzeho ntameze neza, ubundi ngiye nabwiye Imana ngo umuntu wese uzajya umvuga nkozeho nkumva mbwiye ibyiza byose nzajya mpita mbicakira, njye mpita nshakira rwose. Wambeshya nta nubwo nirwa ngukurikirana ngo uyu mukozi w'Imana ameze ate, pfa ko wambwiye ibintu byiza mpita mbicakira nkahita mbyandika no muri agenda nkabikomezanya. Ariko iyo umbwiye ibibi ntago rwose, ntago nakujyamo ideni, mpita mvuga nti ibyo bintu ntago mbyemeye, simbi urambwira ibibi kubera iki. Ariko nkunda abahanuzi Imana, nangangeze rwose ngiye nikundira, niyo mpamvu mwumvisha Imana sinamvugaho, ngiye Imana irabizi ko nkunda abahanuzi kuri ko Imana, kandi hano harimo n'abantu dufatanyije. Nimundebe nabi, hari bene wacu ahangaha bakunda abahanuzi. Mama Sonia se ntabakunda none se. Ariko ndagira ngo mbibutse yuko ni imirimbo. Ariko urumva hari abacuti banjye nkunda, hari umuntu witwa James na Daniela barimba neza, nkumva nguwe neza, none ari ukuntu baririmba nkumva no kurya ndabyihoreye. Ayiwe Mana yanjye. Ariko nubwo baririmba neza, nabyo ni imirimbo Imana yabahaye bituma tubakunda. Bivuze ngo rero Yesu amaze kuduhamagara yaduhaye ubwiza, none bwa bwiza budasanzwe nibwo bukurura abantu benshi bakadukunda, bakadukenera, bakadushaka, bakatwifuza, bagakomeza badukurikirana. Tubyizanye ukuri. Uno muyobozi wa gahunda ubu ngubu nta bantu bumva bashaka kuza kumuvugisha mu kanya cyangwa rafiki. Mwitonde turaziranye. Ngewe James na Daniel ndabakunda, kuririmba numva mbikunda, iyo bari mbyumva nguyeho neza. Ariko umurimbo yabahaye uri hejuru y'umwambaro Yesu yabambitse w'agakiza. Mbabwira ikibazo ahantu kiri rero. Ikibazo ahantu kiri, hari abantu bakuyemo imyambaro yabo basigarana imirimbo gusa. Barahari. N'ikimenyi reka njye mu mubiri mbibabwire neza. Ngewe bitewe n'akazi nkora rigiye ngenda nkatanga saa 8 cyangwa saa 9 z'ijoro, none nkakubitana n'indaya, sibyo? Yambaye ubusa, ariko yambaye gurumete. Ni gurumete cya kintu cyanga, nkabona aracyambaye ntiyakibagiwe cyo, nkabona yambaye impeta yo zo ntiyazibagiwe, nkabona yakizeho nuza akantu kuzuru ntiyabyibagiwe, no ku mukondo yakubiseho, na hano hasi n'ukuri koze ugasanga imirimbo yose yagiye yambaye, ariko yibagiye kwambara. Hari abakristo bameze gutyo, barahari rwose. Kandi ijambo ry'Imana burya nubwo ritatwemera guca imanza, ariko rinatubwira ngo muca imanza zitabera. Kandi Kristo aravuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Ngiye hari abantu nzi bibagiye kwambara, nako bayikuyemo imyenda ntago babyibagiwe. Nge nzi n'abaririmbyi bayikuyemo, ariko mperuka barayikuyemo, sinzi niba barugiye kuyambara. Hari abapasiteri bayikuyemo. None se mwebwe nuterekwa nta nubwo areba, nta bapasiteri muzi banagaragarira amaso tubwirwa tubona, ureba nawe ukumva isoni zirakwishe. Ngenza abapotere bakuyemo imyambaro, n'abavuga butumwa batakifite. Kandi reka mbabwire, harimo n'abantu hano bayikuyemo, hano barimo, nubwo twasenze, nge sinzi niba ndi kubasinzira, ariko hari abantu bayikuyemo hano bayikuyemo. Mubona hari igihe umuntu asirimba ukagira ngo arambaye kandi yakuyemo. Kandi hari igihe Imana ikomeza kukwinginga ikanaguhishira, sibyo? Ntiguteza abantu, ariko nawe bizi ko wayikuyemo.
ntimuzakangwe n'abantu banaza bazenguruka gutya nk'uko ndi kuzenguruka, ukumva umuntu arimo arabwiriza, ukumva nk'uko nafatiyeho ndimo nambaye na costume, ukagira ngo ndambaye kandi naranakuyemo. Umuntu akaba yambaye badge y'ubudiyakoni ariko atambaye. None se nge ntari umuntu wigeze kunyandikira akambwira ngo reba ngwino message. Umuntu uriya mudiyakoni wicaye yanyandikiye kandi yamwakiriye, yinjira mu rusengero atangiye kumwandikira ngo shango warabyushye, usigaye unateye neza, kandi yamwakiriye mu rusengero. Ese uwo ngo waracyambaye ariko afite umurimbo. Imirimbo ntayifite y'ubudiyakoni. Njye iminota banamaye yanarangiye. Ariko umuntu ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira amatorero. Hari abantu twicarana gutya bambaye ubusa rwose, ukaba wicaranye n'umuntu ariko yambaye ubusa, yaje guterana cyangwa ukaririmba umuntu yambaye ubusa. Ubu noneho ahantu ibihe bigeze, njye iyo ngeze ahantu ndimo ndabwiriza mba niteguye ko batazongera kumpamagara. Hano igihe tuba turimo turubaka gutya urusengero, umuntu mukamuzi ko nyine adashobotse, ariko akaba afite umwambaro, afite umurimbo w'amafaranga, mukamwihorera. Nashaka byica bizambye, ariko uriya murimbo we uradufasha. Ugasanga ariko mana ngenzi umuntu, ibyo reka mbivuye kamvuga ibindi. Ugasanga umuntu n'umutinganya kuko aririmba neza bakananirwa kumurekura. Nitumurekura tuzakura heho umwatakara wa murimbo. Mwese mwamaze kubona ko yambaye ubusa, ariko umurimbo afite nyine urabafasha. Buriya rero kuba mu itorero ni byiza, ni n'umugisha ukomeye cyane, ariko mwitonde kandi ubwo umwuka baganiriza. Hari itorero idini ritazakubwira, ariko umwuka w'ijambo ry'Imana aravuga ngo uwo mwuka wera naza. Niyo mpamvu mbabwira ngo rero umuntu uzi ko adafite umwuka wera ni ukuri ucunga neza, ushobora kuba utarahamagarwa. Bivuze ko umwuka wera azakubwira ibintu biruta cyane ibyo wakumvira hano ku gatuti. Ukomeje kumanuka hasi hari ikintu gikomeye cyane uriya mukobwa yakoze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamaraya bose barahembwa, ngo ariko we ntawe uguhemba. Wa mukobwa yasambanye n'umuhisi n'umugenzi, umunyuzeho wese bagasambana, noneho ageraho yumva ntibihagije, noneho akajya ahamagara abagabo basambana akabihembera, akabwira Karoli ngwino turyamane, bakaryamana, kuryamana akamwishyura. Izindi ndaya zirahembwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko wowe uhemba umusambane wawe. Ibaza indaya yishyura kuko bayisambanyije. Muzi ikintu uriya mukobwa yakoze? Yagurishije agakiza, yatanze agakiza yari afite imbere y'icyaha. Ukumva ewana akazi ko ndagashaka, uko byagenda kose nzakabona. Wakwitana na boss ugati tugomba kuryamana, ukweta ugurisha nyine. Boss avuga ngo tugomba kuryamana uko byagenda kose. Ubwo Imana irakureba nk'indaya yasambanye ikagurisha agakiza, mbega igihombo we, igihombo gikomeye cyane. Umuntu uziko hari igihe umuntu Imana imuhereza amafaranga ikamujyana muri quartier, Imana mbabare simba hari umuntu ndi kuvuga n'urugendo ndi gutanga, ikakujyana ara mu mujyi gucuruza, ugacuruza bikanagenda neza, Imana ikagumisha ko yarabivuze, ariko ukiyemeza yuko uzagurisha agakiza kawe imbere y'ikintu bita IBM, kabisa ukayemeza pe, ukayemeza ukayiha, ukagurisha agakiza. Urimo urasambana na IBM, agakiza wagatanze, ariko ukomeza ubeho, ukabaho mu buzima bw'ubujura. Uri ikisambo rwose. Imana ikurebe neza, iguye gufata icyemezo. Ngiye hari umuntu nzi wahoze acuruza ahantu, ageze arabihagarika. Umugore wanjye aramubaza ati kuki wahagaritse ibintu?
ati singiye kuzabura ijuru, ati ngewe rwose naribaga, ati na bagenzi banjye bariba, ati ariko sha ndabihagaritse, simvuze icyo yacuruzaga ariko yarabihagaritse yigira mu bindi ngo atazabura ubugingo. Ahari wenda hari abamusetse ariko yarebye aho kugira ngo akomeze agurisha agakiza ke, akomeze Imana ikomeze umubone nk'indaya, yahitamo kubivamo. Abamaraya bose barahembwa ariko wowe hemba abasambani bawe. Ese wowe nta muntu nta wundi mugabo muraryamana? Nta gishushanyo cyasimbuye Kristo? Utekereze nanjye ndi gutekereza. Shyira umurimbo hasi ufite buwushyize hasi gake, ubanze utekereze. Nta musambane mwaryamanye ngo muhembe. Ku musozi ijambo ry'Imana riravuze ngo ukomeje kumanuka hasi ukagera kuri 30 na kangahe, Imana imubwira umwanzuro yamufatiye umuntu. Reka tuwasoma twite tunasenga. Ezekiel 16 35 haravuga ngo nuko rero wa musambanyi we umva ijambo ry'Uwiteka, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo kuko ibiteye ishozi byawe byasheshwe hasi, ibiteye isoni byawe bigatwikururwa bitewe n'ubusambanyi wagiranaga n'abakunzi bawe no kubw'ibigirwamana byose by'ibizira byawe n'amaraso y'abana bawe wabihaye, dore ngiye guteraniriza abakunzi bawe bose hamwe. Nuko umwanya wawe mutoya ariko ngo hari abana baje kubyarana. Muze gusoma rino jambo. Uzi ko iyo ukoze icyaha abantu bakurebaga bakakwizera, Eric, za ndimo zose abantu barebye bakagukunda bakagufata nk'umukozi w'Imana. Burya baramutse bagusanze mu migina ufashe indayi ugiye kwisambanya, nukuri babana baba bagurisha ngo nabo babice. Abantu bose bakiraga kiza ku bwawe nawo batanze mu maboko ya Satani. Ijambo ry'Imana ryabihanuye. Ariko mbega ibintu biteye ubwoba. Wahagaze hano umunsi wose, Imana kwambika imbaraga. Abavuga ubutumwa Imana bambika imbaraga, abahanuzi Imana bambika imbaraga, abaririmbyi Imana bambika imbaraga, abanyamirimbo mwese Imana bambika imbaraga. Nivugiye abo mu rusengero gusa. Ubu hari abantu batekereza yuko kuba nta mirimo bafite mu itorero nta mirimbo Imana yabanditse. Namwe hari iyo yabambitse ituma abantu baza kuri Kristo. Iyo ukoze icyaha imbere y'umuntu utaramenya Imana, nawe umushumirije Satani. Kandi biremewe kuba hari umuntu wakwita dadi wo mu mwuka. Burya umuntu akijijwe kubera yuko yagusoromye imbuto z'umwuka wera, burya ubaye umubyeyi we. Irinde wifate wigengesere, kuko nukora icyaha nawe azagikora. Ntabwo ndi bubaza kubaho urugero, ariko nanjye byigize kumbaho. Umuntu afataga nka dadi wo mu mwuka akoze icyaha nawe ndagikora. Ariko ngiye gusengera ahantu Imana irankubita, nubwo amena mbonye Imana ikubita. Imana yankubise iki ku mugongo nta nifashe gutya. Imana ambwira ati ntuzongeye gukora kira cyaha, urayahamagaye uko nawe wahamagaye ukwawe. Ariko nitwirengagiza ko ari abakiri bato mu gakiza batwigiraho. None ijambo ry'Imana riravuze rero ngo dore ngiye kuguteraniriza abakunzi bawe bose hamwe, abakunezezaga n'abo wakundaga bose n'abo wangaga bose nzabaguteranirizaho baguturuka impande zose, maze bantwikururire biteye isoni byawe kugira ngo babirebe byose. Kandi nzagucira urubanza ruhanye n'urw'abagore basambana kandi bakavusha amaraso, kandi nzakuvusha amaraso nkurakariye kandi ngufuhira, maze nzagutanga mu maboko yabo, nabo bazarimbura ya nzu yawe yaharengeye basenye n'ingoro zawe, kandi bazakwambura imyambaro yawe bagucuze n'ibintu byose byawe byiza by'umurimbo, maze bagusige bagutamuruye kandi wambaye ubusa. Wa mubyeyi wazanye umwana nagaruke naze wenyine, ndagutanga urugero ariko nta kibazo. Wambaye neza, wagukuramo iyi myambaro wakumva ugoye gute? Wakurura isura wakwifata gute uhagaze gutya imbere yacu? Ahangaragara nabi cyane.
ntiwatureba ukuntu wicara gutyo ukagira gutyo ukisha sibyo buriya se ukingana n'uriya mwana wawe wari bubimenye ko wambaye ubusa oya jya kwicara umva ukuntu Imana ivugana natwe kuko Imana yakurebye ikagerageza ikagutumaho intumwa n'abahanuzi ikagusaba ngo ugerageze ube umugeni ukwiriye wagiranye isezerano na Kristo ariko ukanga kumva. Imana iravuga ngo ngiye kuguteza ba bakunzi bawe bose mwasambanaga bakakunezeza. Reba bya bintu byose bikunezeza ujyamo byose bigutandukanya n'Imana. Imana igiye kubiguteza ari byo biguhinduka. Aba ari byo biguhinduka. Nimara kuguhinduka bizaza bikwambure ya mirimbo yose wari ufite. None se tuvuge yuko nta baririmbyi muzi bahoze baturirimbira ariko batagifite umwanya mu nzu y'Imana. Mbavuge ntago mbavuga ariko barari itubatekereza. Hari abantu Imana yambuye umwambaro. Uzi ko Imana itakwambura umurimbo yaguhaye yabikora. Imana irabikora. Nta bantu abahanuzi muzi bahoze bahanura neza uyu munsi byacanze kubera kugihanura neza ntabwo uzi ko byashoboka. Imana yakwambura umwambaro w'ubuhanuzi umurimbo w'ubuhanuzi bikagenda neza. Ijambo ry'Imana rigacika muri wowe. Ngenze umuvuga butumwa bajyaga batwaza n'ibitabo muri ADEPR kugira mutwaza ibitabo ariko yavuga kumva aravuze mbega umuntu we uzi ko avuga ukumva neza Imana ivuganye nawe kandi koko yabaga ivuganye nawe. Ariko uyu munsi wa none Imana ikaba yaramwambuye wa murimbo ikawukwambura. Birashoboka ho pastor rwose Imana ibugukuraho ikabugukura pe. Imirimbo Imana irayikwambura ukayamburwa rwose. Kandi kamabwire n'ikindi kintu. Kamabwire n'ikindi kintu ariko nimunyumve nabi. Hari igihe kigera Imana ikakwambura umurimbo runaka. Munyumve neza. Hari igihe kigera Imana ikakwambura umurimbo runaka ariko unacyambaye neza. Unameze neza. So murabyumvishe. Hari igihe umuntu aba ari umuririmbyi kuririmba bigashira bikagenda kandi ataraguye mu byaha. Bibaho. Igihe cy'umuvuga butumwa kikaza ariko kikarangira kandi ataraguye rwose. Ariko Imana igakomeza ikamwambika indi mirimbo cyangwa ikamuha n'indi mirimbo mishyashya. Ibyo ni ibintu bibaho muze kubikura mu mwuka nimo byumve mu mubiri. Hanyuma ijambo ry'Imana yavuze ngo noneho bazaza bakwambure ya mirimbo yose. Imana ikwambuye imirimbo yose wari ufite ndakurahiye. Waba usebye umva waba ugaragaye nta n'umuntu wazongera kukubona utambuka aranga avuga ngo dore wa murokore. Ijambo ry'Imana rikongera kuvuga ngo noneho nzakwambura na ya myambaro wari wambaye. Ubwo si agakiza? Si ukambuye usigaye wambaye iki? Ubusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzakorwa n'isoni. None uzakorwa n'isoni. Kwa kundi tubona umuntu yaroza n'umurokore ngo dodere runaka yahoze ari umurokore. Mbese abantu bose baragutarama, abantu bose bagucira umugani, batura byararangiye. Burya nyine byaragaragaye gutyo. Byaragaragaye. Ngewe rero kugira ngo Imana inyambike ubusa mu bantu. Byafuma nkomeza kwibera uruhinja nkakomeza niyambarira ubusa nsimenye ko nanambaye ubusa. Burya kugira ngo wakira gakiza uzamenye ibyiza byo kuba mu gakiza, uzamenye ijuru uko ririho, uzamenye uburyo bwo gutunga umwuka wera, nurangiza uzabitesha agaciro uve mu gakiza. Byafuma nkakomeza nkibera umupagani sinzigere menye ibyiza byo kuba mu nzu y'Imana. Nibyo byiza kuko urasambana ntibinagutera isoni. Ngiye kuri YouTube mbona abantu biri bavuga ati ngewe nkina pornography. Buryo ngo nta soni afite ni uruhinja. Ni uruhinja rukigaragura mu ivata nturuzi ko rwambaye ubusa. We ari na proud arakubwira ati njya amabere yanjye nagiye kwibagisha kugira ngo nkurure abagabo. Uwo muntu urumva ntagazi ko yambaye ubusa n'uruhinja rwigaragura mu ivata nta kibazo rufite. Ariko ibaze kuba warabaye umwana w'Imana ukagera ku rwego
uhinduka umutinganyi ukajya unanabyamamaza ukava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, waramenye uburyo bw'umwuka wera, waramenye ko Yesu agira neza, waramenye ko Imana yanga urunuka, ikizira, ubutinganyi ari ikizira, warangiza ukabijyamo warageze mu nzu y'Imana. Buryo uriya muntu aba yarabaye akabarore, abantu bose baba bamutangaho urugero. Runaka tuzwara umwana wa pasiteri, bose nta muntu n'umwe utamureba, nawe ahita ahinduka icyamamare kuko mubona wese yambaye ubusa burundu. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana ikuvugana n'umuntu wese uri hano, uhereye kuri Plaisir uri hano imbere yanyu, ukagera ku mutekinisiye uri inyuma. Abatekinisiye benshi ntabwo bajya bategereza ko Imana iri kuvugana nabo, n'abadiyakoni. Imana iri kuvugana natwe. Uru ni urugendo rw'agakiza uko byagenda kose. Imana iturengere, Imana iturengere. Umuntu wumvishije Imana iri kuvugana nawe, wumvishije Imana iri kuvugana nawe, nahaguruke dusenge. Umuntu wumvishije akeneye kugirirwa neza n'Imana, kugira ngo Imana imurengere muri uru rugendo turimo, kuko ibyo Imana yaduhaye nibyo biri gutuma Satani aduhiga. Kuko ubwiza twahawe, ubwiza twahawe ntabwo bwahawe n'umuntu uwo ari we wese. Kandi ukimara guhabwa ubwiza, abantu benshi barakumenye, n'abatagomba kukumenya barakumenye. Birasaba imbaraga z'Imana zidasanzwe kugira ngo tugumane imirimbo, tugumane umwambaro w'agakiza kugeza ubwo Kristo azagaruka. Reka tuhasome. Tuhasome muri Malaki 3:2 aravuga ngo, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshe. Niryo jambo Imana yamaye. Kristo ubwo azaza ahamagara amazina y'abantu bose, azaza gutwara abantu bameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ijambo ry'Imana umuhanuzi yarihanurira avuga ngo Yesu ameze nk'isabune y'abameshe. Bisobanuye iki? Biravuze ngo Kristo niwe ubasha kutwezaho ibyaha byacu byose, kandi ngo ameze nk'umuriro w'umucuzi. Biravuze ngo Kristo niba ari umuriro w'umucuzi, biravuga ngo uko wari umeze ugoromanze uteye uko udashaka, Yesu agushyira ku murongo ukamera neza. Niba utaragiye ku murongo ukaba utarameshe ibisura mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, azagutwara ate? Ngiye kwinginga umuntu wese, umuntu uzi yuko umwuka wera muganije akamubwira ngo ahangaha byaranze, ntabwo nibuze kumubwira ngo yature, oya, araza gusaba imbaraga, yongera asaba Imana imbabazi. Imana ni nyembabazi, kandi igiduteranyiza ahangaha ni ukubwirana amagambo meza yuko Yesu yaje kugira ngo aduhe ubugingo kandi aduhe bwinshi. Hanyuma uwumva nahagaze neza, yumva yemye ameze neza, yongera atakambira Imana, kuko imbere ni habi. Imbere ni habi, ntabwo murimo murabyumva, ariko burya imbere ndababwiza ukuri ni habi. Hari igihe umuntu atinyuka kuvuga ikintu imbere yanyu mukavuga ngo mu izina rya Yesu, ariko isi tugezemo birasaba kuba wambaye neza kandi wujuje imirimbo yose, kandi ugenda wigengeseye, kuko Yesu yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Umuntu wese uzi neza yuko yamubwiye ngo baho, yarangiza akabaho, nahaguruke dusenga Imana mu izina rya Yesu. Nahaguruke dusenga. Njya kwinginga Rafiki azana dusenga Imana. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harugwa ya kuhari
wishagisha amaraso mbese imyambaro yawe irera. Rafiki agiye kudusengera ariko ntabwo agiye kugusengera, ugiye kwisengera. Umwuka w'Imana yakuganirije kandi kuko ufite ugutwi uzi icyo ugiye gusengera. Dusenga Imana tuyitabaza, hanyuma ndabizi ko iminota dusigaranye ya nyuma turaza kwinjira mu gukomanga. Turaza gukomanga kuko turaza kuba twamenyanye n'uwo tugiye gukomangira, biraza kutworohera. Ariko uzi kumva Imana ivugana nawe wumva umeze neza, biraryoha. Uretse natabaza Imana ku giti cye. Yesu abamugisha mwinshi. Kristo uri umwami w'amahoro, birakwiye ko dukwiriye gushakashaka kugira ngo tubashe kumenya icyo ushaka. Nta nubwo bikitugoye, jambo ryawe rikuru rimaze kutwereka uburyo dukwiriye kumenya iby'iminsi n'ibihe duhagazemo. Rimaze kutwereka ubutwebwe duhagaze. Twamaze kwinjira mu ndorerwamo, twamaze kwireba. Niba hari aho tutasokoje, niba hari aho ababyeyi batisize puderi neza, niba hari aho twisize ntitwinogereze, twamaze kumenya neza niba tutakarabye neza, twamaze kumenya neza niba tujya dukaraba nabwo ntiduke, twamaze kumenya neza niba nabwo tutaya dukaraba, kuko tumaze kwirebera mu ndorerwamo yitwa ijambo ryawe. Ijambo ryawe riradusuzumye. Ubu tuvugana ahangaha turi, twamaze kugera imbere ya muganga, aho bita mu isuzumiro cyangwa muri consultation. Twamaze kuhagera, turimo turavuga uburwayi bwacu, turimo turavuga aho tubabara, turimo turavuga indwara twivuje yanga gukira, turimo turavuga ibyatwambitse ubusa. Twamaze kumenya neza yuko dushobora kuba tucyambaye imirimbo ariko imyambaro ntayihari, kandi twamaze kumenya neza yuko ino mirimbo ijya inyuma y'imyambaro. Hari abacyambaye imirimbo ariko imyambaro yarakuwemo. Twamaze kubimenya. Nagira ngo buri wese azamure yingingire, zamura ijwi ryawe, ubwira Imana, zamura ijwi ryawe. Wowe wamaze kwireba mu ndorerwamo, zamura ijwi ryawe, bwira Data arashoboye, bwira Data. Uwite nyemerera muri aka kanya. Tumaze kumenya ko ibihe duhagazemo biteye ubwoba, n'ibihe birimo guhinyuza intwari, n'igihe intwarane zikeneye kugomeza gutwarana. Wite, turagusaba kugira ngo uduhe imbaraga. Abatarakuramo imyambaro baha imbaraga. Turasaba imbaraga. N'igihe kigoye, n'igihe ibihe byanyuranye, n'ibihe bisanzwe biri kunyurana. Ibihe by'agakiza biragenda bite? Biragenda gute? Ari ijambo ririho riteye ubwoba, rimwe rivuga ngo barabaza ngo mbese Yesu Kristo azagaruka asanga kwizera ko kiri mu isi. Nibihe birimo bigenda binyurana, ariko twemerere dusaba imbaraga. Twemerere nyiribihe. Ni wowe ujya n'iby'ibihe n'iminsi, ni wowe ujya n'iby'agakiza. Tugusabye agakiza, ni wowe mumeshi, ni wowe ufite isabune. Ongera utweze, ongera utumese, ongera utwuhagire. Kita yazala, ongera utwuhagire muri uyu mwanya. Izi saa 10 bano babyeyi buhagire. Izi saa 10 ni igihe kigoye, abagore bari guca inyuma y'abagabo babo. Ni igihe kigoye, abagabo bataye abagore. Ni igihe kigoye,
ni igihe kigoye urubyiruko, ni igihe kigoye, ni igihe kigoye ibyo umuntu yihannye atakibasha kubona imbaraga zituma akomera, ahubwo agasubira gukora ibirenze ibyo yakoraga. Kandi ahagomeza akaza mu nzu yawe. Rengera abavuga butumwa, rengera abaririmbyi, rengera abanyamasengesho, rengera abakozi bawe, rengera abaririmbyi, turengere turturasini dutaya dutasala torabini dosikitaya. Turasengera abacu, turasengera abacu. Kubwira ijambo turasenze, kubwira ijambo turasenze, kubwira ijambo turasenze. Abantu bose baragutakambiye, turabizi ko uri umunyembabazi, turabizi ko waduha imbaraga. Imbaraga nizawe, naho twajya mu byuma, naho twajya muri jimu, naho twajya muri siporo, naho twabyuka twiruka, ntabwo twabona imbaraga zitubashisha gutambuka iby'ibihe n'iminsi iri imbere yacu. Ariko dupfukamye imbere yawe aka kanya, turabizi ko imbaraga tuzihakura. Abapfukamye n'abahagase bigaragara ko baje imbere y'umugabo utanga imbaraga, bigaragara ko baje imbere y'umugabo weza, bigaragara ko baje imbere y'umugabo wongera guhindura umuntu agahinduka. Ngwino wongera utwambike imyambaro bayambuye, ngwino wongera udusiga amavuta, ngwino wongera utwambike, ngwino wongera utugaburire, turye twongere duhage. Ngwino wongera utwambike, ngwino wongera utugaburire, uduhe ibyo kurya bihagije bitunga atayazi. Duhimbakasi, duhitarasi, torabini kota, tayasi, tayasi niko. Uduhe twambike, udusige, wongera udusiga amavuta. Umuntu wese uturebye aturabona dusa neza, kuko ibyaha byaratwanduje, byatumye abantu bahindurirwa isura. Ariko mu izina rya Yesu ndasabye imbaraga muri iri teraniro, ndasabye imbaraga muri iri teraniro, ndasabye imbaraga muri iri teraniro. Twemerera imbaraga, twemerera imbaraga, twemerera imbaraga. Yes, kukuri Imana, kukuri Imana, kukuri Imana, kukuri Imana, kukuri Imana, kukuri Imana. Data, ndimo ndabyumva, ndumva biteye ubwoba, ariko buri muntu wese yaba yabyumva nk'uko mbyumva. Rino jambo tumaze kumvira ryaduha ibihe, rikatwongera ibisi, tukisunika, 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 tukisunika. Ni igihe urupfu rutunguranye, ni igihe impfu ziri gutungura abantu, ni igihe abantu bashaje, ni igihe abantu bashaje. Abasore babaye abasaza, abakobwa babaye abakecuru, kubera iminsi, kubera iby'ibihe, kubera iby'imyaka. Ariko twemerere wongere uduhindure bashya, kuko ijambo ryawe duhindure bashya, turubaguhindure, duhindure bashya, duhindure bashya, duhindure bashya muri iri teraniro. Hindura abagabo bashyashya, hindura abasore bashyashya, hindura ababyeyi bashyashya, hindura abakobwa kuba bashyashya. Uduhindura muri iri teraniro. Ndabona marayika agenda hagati muri twebwe, otayase emodasi. Ngwino wongera uduhindure. Data, ndagushimiye ko duhaye imbaraga, ndagushimiye ko hari icyo dukoreye, ndagushimiye ko babyumvishije bakaba bazanye amatwi, bakaba bumvishije neza. Mana, ndababaye, ngize agahinda, twasi. Ariko turasaba, turinde kugendera mu cyuka no mu kiyaga, ahubwo duhe kwambara, duhe kwambikwa, turinde kwambara ubusa, duhe kwasi la salada tutasibika doketapasa dokosalabi shitistatopa ende totas nikaradostai ratataye niko shitatabas nita onas nikaranomandas shaditatayafa shanabone kat shinimone tay kotayas atalamini niwa shadas. Ati ndababwira ngo ndi Imana lotas ije kutayas, ije gutanga imbaraga. Lotas biniko. Ati ndababwira ngo ndi Imana ije kubaneshereza ibyaha. Sala
ndababwira ngo igihe gihindukanye benshi, ariko mvuganye namwe ngo dore ndururutse nitwiteka. Ababwira ngo dore uyu mugoroba ndi Imana yanyu, kandi abashakana umwete barambona. Ndababwira ngo abashakana umwete bagiye kumbona, abashakana umwete bagiye kumbona. Otayasi, mwirinde kumera nk'ababandi, kuko ndabashaka bitandukanye n'iby'ibihe mwahozemo. Ndimwo ndabashaka, kandi uwo nshaka akanyegera azambona. Ndababwira ngo uyu munsi nejeje benshi kandi ntunganije benshi. Ndababwira ngo dore ndimo kugenda nsarura, kandi ndi gusarura ibyeze n'ibiteze. Ndasaba kugira ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza arushaho gusaba kwezwa, kandi arushaho gusaba kwera, ibyatuma mutera. Ndababwira ngo mubite kure, kuko ndimo ndasarura, kandi isarura ryanjye rirakomeje, ntago rirangiye. Ndababwiye ngo dore ni njye Uwiteka waremye ijuru n'isi, kadendeza inyanja. Ndababwira ngo uyu mwaka abazamba hafi bazabona, kuko uzayobera benshi. Kandi ndababwira ngo iby'ibihe biri imbere nibyo bikomeye kuruta ibyo mutambutse. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo nimugera imbere yanjye mujye mubanza iby'ubugingo kuruta ibindi byose mukeneye, kuko ibyo mukeneye byose ndabizi, kandi n'ibyo musaba byose ndabibona. Ndi Imana itanga itambura, ndi Imana itajyamo amadeni, ndi Imana isubiza buri muntu wese uko asabye. Ariko nkababwira ngo buri muntu wese nagira umuhate n'ishyaka byo kunshaka, kuko urimo kunshaka ari kumbona, ariko ushaka ibindi nabyo arabibona, ariko ubugingo ntari kubushyikira. Ndababwira ngo dore hagira umuntu n'umwe ureba ku wundi, ahubwo munyigireho kuko ndi umugwaneza, munyigireho kuko ndoroheje, munyigireho kuko ni njyewe wenyine wanesheje isi, munyigireho kuko na dosta nahuye na byinshi, nanjye nzabaha imbaraga zo kunesha. Ndababwira ngo uko nanesheje ni nakuzanyegera wese, nzaha imbaraga dosta unyegera wese, kandi nkamutsindishiriza ibimuri imbere, kandi nkamutambutsa ahatari kuzatambuka, kandi nkamucisha ahatari kuzanyura, kuko iminsi irindagije benshi. Ariko ndababwira ngo mba hafi, kandi akaba maso, ntazarindagizwa n'ibihe, ntazarindagizwa n'iminsi, ahubwo nzamuneshereza hazaba ahagaze hose. Yemwe nkababwira ngo umuntu wese niteguye kumuha imbaraga ahahagaze, kandi aho umuntu yacogoreraga hose ndahahagaze kugira ngo muhe imbaraga, aho umuntu yananirwaga hose yemwe munyegereye mwe, ndababwira ngo ndahahagaze kugira ngo nanjye mbabere ingabo, kandi bakingira amanywa nijoro. Ndababwira ngo dore mboherereje imitaka kuko izuba ribaye ryinshi. Ndababwira ngo mboherereje imitaka kuko umuyaga dostari wo kubatwara urahari, ariko ukabatwarira n'imyambaro. Ndababwira ngo ndushijeho kubambika, kandi ndore nibashyize mu ihema ryanjye nta muntu uzabasohoramo. Ndababwira ngo dore ni njyewe ubahagije, kandi bahagije ibyiza, kugira ngo umenye ko ndi Imana yanyu.